Hello my people, welcome to Gentil Official. Aho murere mwese muri Isanga, bari ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Oceania, Amerika y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, Afrika, ndetse no mu Rwanda n'Ubugande na Nairobi muri Kenya, muri South Africa mwese muri Isanga. Turi kumwe n'umutumirwa mukuru, nari ntegereje igihe kirekire muhamagara akana kunyitaba, ariko uyu munsi muri studio yanyitavye. Ni umuntu mukuru arabibwira murakoze. Muraho abakunzi ba Gentil Official, twahageze. Amazina nitwa Gerard Sikunzi, sindubaka. Surubaka. Niki kibora kugira ngo wubake da? Niki n'umugore tumushake? Aracari vuba. Ya muzukuri ni umuntu w'umugabo aratwibwiye mwitajira Sikunzi, umutumirwa mukuru niyambaje kumubona byari ibintu bikomeye. Twamutegeye amatike amwe agenda ayajana ntatwitabe kubera ko ni umuntu utoroshe kugira ngo tumubone. Muzukuri tubara kugira ngo tuganire muri uyu munsi kuri Gentil Official. Niko babwira abakunzi ba Gentil Official? Abakunzi ba Gentil Official twababwira mukomeze nyine umwete, n'abatarakanda subscribe bakande. Niwe muco mwiza, natwe tubakandira n'abo tutazi tukabakandira, namwe mukandi kugira ngo tumuteze mukuru wacu imbere cyane kabisa. Niko kwiza. Iri niryo kanisa mfite, niwe wa Kristo mfite. Iyo mukoze subscribe na share, niwe wa Kristo mfite kabisa. Mugende mukore subscribe, share na comment. Iyo mutwandikiye comment biradushimisha ko bukeye uko bwije. Iyo mukoze comment mukadukosora ibyo tugomba kongeramo biradushimisha, kuko twega ko turi kumwe namwe kandi uko bukeye uko bwije mubana natwe. Muzukuri tukumwe n'umutumirwa tugiye kuganira ku kintu kitoroshe kibabaje, ndetse muzukuri ni urugendo rwiwe, si urugendo ruri prive, ni urugendo abantu bose bamenye. Muzukuri tugiye kuganira ku rugendo rwawe rutari rworoshe kabisa. Uri umusore ukiri mutoya kandi wari ufite icyerekezo cyiza, kandi n'ubu ufite icyerekezo cyiza. Muzukuri nyuma mu myaka ishize cyangwa se mu mezi ashize twumvise inkuru yawe, kumva ngo bagufunze cyangwa se bashaka kugira nabi. Ni gute leta y'u Burundi ishobora kuba yaraguhohoteye ivuga ngo uri umunyarwanda ugomba gufungwa, ugomba kugira gute? Izo bintu zagenze gute? Tubwira mu ncamake. Rero narafunzwe nyine nk'uko bizwi, twafunzwe turi babiri. Impamvu nyine twafunzwe ni izi ntambara zo muri Congo. Noneho M23 yaraje igeze za Bukavu, abantu baguma guhunga nyine, bahunga berekeza za Uvira baja mu Bujumbura. Uno mu Bujumbura hahita huzura nyine abakongomani benshi cyane. Noneho leta y'u Burundi biba ngombwa ko nyine ifata abantu b'abakongomani, iravuga ati abemera nyine ko bahunze baje mu nkambi barihunze, naho abatemera basubira iwabo muri Congo. Je nari nagiye ku ishuri i Burundi, nari natangiye ishuri hafi amezi 2. Nuko batangiraga gufata abantu, ariko bafata abagabo gusa, abagore ntibabafata. Nuko baraje no muri quartier yacu aho twigiraga ruguru, aho bita Mutangano, ku kigo cyitwa Rimwe. Ubwo abahazi baraza kuhamenya. Nuko baradufashe, tubona chef de quartier araje nyine afata. Hari mu gatondo nari mfite ikayi ngiye ku ishuri, nambaye kera nsohotse igitabo ngiye ku ishuri. Mbonaga abakongomani harimo n'abamambure ndetse n'abanyamurenge benshi, tubona barabazamuye nyine ko haruguru. None nsubira nko mu gipangu mbwira iwacu nyine, nawe yari amaze kwitegura ari gufunga. Ndamubwira ati bonye abakongomani nyine bari kubazamura nyine benshi leta y'u Burundi nyine. Ni leta y'u Burundi yarimo igenda nyine bibafata. Nuko
ndamubwira ati mbonye abacu nyine ko barazamuka harimo abakongomani nyine bari kuvuga igiswahili cyinshi bari kuzamuka nyine natwe dusohoke gutya matubwira ati turi abakongomani turavuga ngo turi abakongomani tugiye gushora baravuga ati musubize amakaye yanyu mu nzu muhite muzamuka nyine tujyane n'abandi noneho chef de quartier batubwira ko bagiye kutwandika nubwo turi abanyeshuri noneho tugera aho batujanye ahantu bita sinumva uko bahita ariko ni ahantu nyine muri gereza icyo gihe nyine iyo ntambwe ntabwo yari itaragera mbese babajanye mu kibuga kugira ngo baze babaganirize batujanye nyine ahantu kugira ngo nyine babanze baturebe nyine tubona nyine abantu benshi ko baraza ariko ni abagabo nuko baratujanye tugira ngo bagiye kutwandika ko turi abanyeshuri gira dusubireyo turi ku ishuri turagenda nyine dushike twamusanga amamodoka akarazana abantu benshi cyane aho hantu noneho turavuga ati baratwandika nyine abanyeshuri duhita dusubirayo noneho tubona ibintu bikomeje kugira umutwe munini noneho baravuga ati abafite amaresi kuja kwiyandikisha mu kigo bakaguha resi barabazifite ntibazizane noneho tukaba twasohotse mu nzu tutazi ngo byagenze gute nibyo babasaba wenda bari kubasaba mukiri mu nzu mukabibona iwacu nyine iwe yari agafite nyine yahise abibona ahita agafata jewe nari ntarakagira utanamenyera n'igihugu ariko nari ntangiye kumenyera bukebuke nuko turagenda duhita twirirwa aho ngaho bari bafite utwo turesi bahita bataha twirirwa aho ngaho turara aho ngaho mu gisare n'abakongomani benshi cyane turara muri Ruyenge ubwo ntazibagirwa cyane ese tukiri aho ngaho bamaze kubakura aho ngaho mu kibuga mwari muri bo baganiriza babwira ko babajanye nyine twararaye aho ngaho tutariye ariko baje kutuzanira utuji nka saa yine butazanira turatugwanya abakongomani n'urusaku rwabo abakongomani bakunda inyama abakica ndi banakunda kubona n'inzara gusa ari bateye turarira ako kaji buraca mu gitondo hari n'iyinga baratubwira abanyeshuri baje uruhande rwabo abandi baje uruhande rwabo noneho hakaba ari icyangombwa twari dufite twebwe cyangwa se tuje cyo kwambuka ujya mu Burundi cyangwa se ujya mu Rwanda cyangwa se ujya muri Congo baravuga ati abazifite batwuriza mu modoka abari bafite utwo tunani utwo turesi nabo baje ukwabo bahita bababwira noneho tugira ngo badushize mu modoka ntitwamenya impamvu badushize mu modoka noneho twaba twuzura nk'imodoka zibiri nini cyane se bari abanyamurenge gusa cyangwa bari n'abakongomani abanyagihugu nene hari abanyamurenge twaje gusigara turi abanyamurenge babiri jewe n'uwacu abakongomani barabarekura bataha n'abakongomani nyine twarajanye nabo mwarajanye mbese abanyamurenge babiri nibo bafunzwe ni twebwe abanyamurenge nyine ko ndakubwira nyine ukuntu nyine byagiye ndakubwira aho kabisa nuko tujanye n'abo bakongomani tujana nyine ahantu bakirira abantu bagenda muri transit turagenda tugize ngo baragiye kutwambutsa n'abakongomani nyine twari benshi cyane twari dusigaye turi abanyamurenge babiri nyine turagenda dushika aho hantu tutarajya tutaramwa nuko turakomeza nyine tubona turashitse badushikije aho ngaho nyine hari nko mu nkambi niho abantu benshi b'impunzi bari kuva Uvira bari kugenda nyine mu nkambi nyine aho hantu babakiriye nyine hari ni ikigo nyine kinini ariko aho hantu batameze neza hari ubucafu nta biryo bihari nuko ndetse twahasanze n'undi munyamurenge nyine nawe yari avuye Uvira ariko we bwarakeye ahita agenda noneho dushitse tubona ambasaderi araje turamubwira ati turi abanyeshuri dushaka gusubira aratubwira ati turindire ejo mu gatondo azaza abakurikirana nyine ibibazo zacu nyine tubashe kuhava nyine n'abanyeshuri muri rusange nyine twari benshi cyane noneho bakaba bamenyesheje
ikigo cyacu kijya kigo twatangiye kwiga batuzanira ibyangombwa byacu batuzanira amakarite d'identité barayazana nuko bamaraga kuyazana abanyakigo baraza baravuga ko batuzi turi abanyeshuri babo nuko dutangira gusohoka ubwo hari kuwa mbere nimugoroba turasohotse nyine hari benshi cyane hari ikindi kigo ngo bita Hope University y'Uburundi bita Hope tukaba turi benshi cyane naho twatangiye gusohoka abo baburije baratubwira ati mwihangane mwebwe burije mwihangane murare muzagende ejo mu gitondo ariko hari abari baraye bagiye nukoga turihanganye turaraye ibyo bihe byose tutajya pe twari mu mafungo neza hari imana turaza turara ku musenyi hasi umunsi wa mbere nyine uwo munsi wa nyinga ijoro rya nyinga twaraye ku musenyi ese tukira aho ngaho muri icyo kigo bamara kubakora baburije imodoka bajana muri santere cyangwa se muri transit muri prison niko kugenda uburyo twageze muri prison nyine twisangamo nyine ariko aho ngaho twarashitse nyine aho ngaho mumenyesha nyine abo mu rugo ko baturanye aho hantu nkaba nari mfite nimero za mama nyine aho mbandi hose bazizi mu mutwe cyane uramamaga ati byambayeho n'ibingibi mpura n'umukongomani umugore w'umukongomani mwiza ndamubwira ati icyo gihe nta telefone nari ndamubwira ati yewe ntabara udufashe uduhe kuri telefone hakaba hari connection mbi yari mbi cyane ndamubwira ati dutabare tumenyeshe abo mu rugo nuko uwo mugore atwitaho turamushimiye cyane ahari rwose nubura abantu bose tibagira umutima umwe kabisa bagira umutima umwe kabisa uwo mugore atwitaho nk'abana biwe turamushimiye cyane kabisa nabagira nimero yiwe nozamusunikira soda nozamukandi uvuye hano mu Rwanda uwo mugore atwitaho tubona nyine uko tumenyesha abo mu rugo nyine bagenda bamenyesha n'abari i Burundi nuko tugezaho nyine ho gusohoka buca nyine kuwa kabiri tugeraho nyine natwe dusohoka noneho turasohoka hakaba hari umugabo mukuru yitwa Jacques hakaba hari umuntu nyine ushinzwe gusohora abantu no kwinjiza muri icyo gipangu niwo muri documentation noneho tugezaho dusohoka noneho agere ku mazina yacu ahubwo ataha ni abanyamurenge tutarasohoka ati abanyarwanda yaravuze gusa ni abanyamurenge nuko tugezaho dusohotse turasohoka kujya dusohotse hakaba hari binamu wanje utuye hari i Burundi sinzi bawumenye yitwa Espoir ndamuzi hari ikibazo kuvuga amazina abantu nta kibazo kabisa yitwa Espoir nawe tukaba twera dufite nimero yiwe noneho twegera umwagenti wa Limited rezo y'u Burundi turamubwira ati dufashe ku kayinite duhamagara umuntu noneho turamuhamagara ati natwohereze amafaranga dufite inzara turye n'agatike noneho turamuhamagaye araje aje kubafata turamuhamagaye atwohereza ifaranga atwohereza 10,000 z'amarundi noneho iyo ngiyo twari twagiye akaba nta modoka ari gufata moto nta moto ni kure cyane noneho bigasaba kuko mwagenda n'amaguru mukazazifatira imbere cyane noneho tubaze tike yo kuva aho ngaho usanga ntiyabahaye hakaba hari udutaxi nyine turi gushuka nyine twabaza nyine tike tukumva yo yaduhaye ni make noneho hakaba hari utuneke nyine tutwegera nyine utuneke turazifata uwacu arambwira ati iyo abantu bashonje cyane baza barya utuneke arambwira ati turye utuneke turaturya tumaze kuturya nyine turahembuka naho hakaba hari abagabo batatu bari kugenda batureba nyine tutabizi bari sinzi ukuntu nabivuga bari kugenda bakurikirana mu mvuma zacu ukuntu turi kugenda ibyo turi gukora noneho hakaba hari delegasiyo y'ikigo yaje nyine kudusohora aho hantu
akaba ariho perezida w'abakongomani araje turamubonye turamubwira ati hano nta tike dufite ayo bari baduhaye twari dufite inzara none mufite imodoka mwadufasha se mukatugeza ku ishuri aratubwira ngo nta kibazo cyane nawe akaba hari ikindi kibazo cy'umunyeshuri nyine bari gukemura muri icyo kigo noneho bahita batubwira ngo tubarinde ku modoka bamatubwira ngo imodoka niyi tubarindire bamukuremo nawe muhita mukomezanya duhite tujana nuko twama tubona abo bagabo baraje intumwa za satani abagabo baraje baratubwira ati ni iki cyabaye mumeze mute muri bande turavuga ati turi abanyeshuri tuvuye mu ngaba n'abandi n'abakongomani bari baraho kubera ko aho hanze y'ikigo hari nko mu isoko abantu baje kureba babo nyine ari benshi noneho turababwiye ati turi abanyeshuri ngaba n'abandi bose baradusohoye ngiyi na delegasiyo y'ikigo cyacu ku modoka ya delegasiyo y'ikigo cyacu nibo batubwiye ngo tubarinde hano nibo baratugeza ku ishuri abagabo bavuga ngo wapi ngo ntibikunda bavuga ngo mu kirundi nyine ngo ntibikunda ngo tugende kuri ujya mukuru wabasohoye nidusanga muri kuri lisite yo gusohoka nta kibazo ni amahoro noneho turagendaga kuri wa mukuru aratubona batumenye aravuga ati twasohotse wa mukuru yamatubwira ngo dusubire indani ujya wadusohoye twama dusubiramo turi twembi murongera murafungwa mwafunguwe twafunguwe turongera turafunguwe ese ni gute mwabikuruye ni gute mwatekereje urwo rugendo kuko barabafunguye bakongera bakasubizaho ese mwarihebye muravuga ati akacu kararangiye ni gute mwitwaye ntabwo twihebye nyine byaratangaje kubona usohoye umuntu uramusohoye mu kigo urasubiye kandi umusubijemo nta mpamvu wabona yanditse ku bantu basohoka nyine tubona ari ibintu nyine biri aho nyine reka twihute cyane ese ni gute twamenye amakuru y'uko bakuye mu gihugu cy'u Burundi bakohereza muri Congo ese bakoresha muri Congo y'Uvira nk'umukongomani cyangwa se bari bagiye kujana mu gisirikare cya Congo noneho tukiri aho ariko mvuga nyine urugenzi kugeza nyine aho twasubiriye muri Congo nuko turagenda dusubiye muri icyo kigo noneho hakaba hari abantu ba HCR noneho tukababwira ikibazo cyacu bakavuga ati turarengana dushinga impunzi ariko nawe muri turi impunzi turarengana ni gute twasubiye muri kino kinani kandi abandi bagiye nuko umugabo aratubwira hageze saa kumi n'imwe sizere guke aratubwira ngo twinjire mu modoka atubwira ijambo ryiza aratubwira ati ninongera kubasohora barasubira babafate kubera ko hari nimugoroba ninongera kubasohora barasubira babafate noneho turavuga ati umugabo avuze neza ati ndabajana mbageze muri ville namwe mutege mwibwariye turamushimira cyane kabisa turamushimira turavuga ati urakoze muzeyi nuko aya masaha arageze nka saa moya za nijoro turasohotse icyo gipangu nyine twishimye tugiye dutaje noneho turagenda tugera ahantu bita mu Bwizi Burundi aratubwira ati murahazi avuga ati ndahazi najaga gusengera ku rusengero rwa Kadete bw'i Burundi niho nari ntagiye gusengera nyine ndavuga ati njyewe ahantu ndahazi wacu nyine nikaho yari atarahamenya noneho tubona tugeze ahantu bita kwijana tubona twinjiye mu gipangu twinjira mu gipangu gutya twaba dusanga ni muri polisi turashize mwawe n'urugendo rukomeye ni amapepu kabisa twe twari tubwiye ko tugiye tujana mu mujyi dufate kera bamutara nibo bagambanaga arashaka kera tugeze muri la polisi gute duhamagaye opeje ni gutera baratwandika nyine baba twisanga muri prison ni ukuri tubaye Paul ni ibintu nyine bisanzwe nizo umugabo wese ntabwo uzafata furuza niyo mpamvu twisanga muri prison dusangamo n'abandi nyine bafungwa benshi nyine
buraca mu gitondo harimo na mwene wacu nyine n'umwambure nyine yaje kuvamo nawe iyo dusangamo abo barundi baravuga ati ngo bazanye ba M23 ngo irimo hano bagira ubwoba abantu muri prison bose barahangayika ngo M23 barahangayika barafite ubwoko mu bica se barafite ubwoko nta muntu winjiranye no bwarakega abafungwa n'abana beza kujyayo mwafunzwe mukararana aho ngaho mwese muri prison ntawuzi ujya ngo yimundi pe tiwojya ngo wimundi noneho gabuca mu gitondo buca nyine mu gitondo abo bagabo baraza baratureba naho tukaba twashyize nyine twama tujyama mu karago twama tukipfukira gutya noneho ka saa 8 za nijoro baraza ngo baradupfukura bagira ngo cyabasanga turi abana ubwo bagatubwira amakuru yo muri prison noneho kugabura keye uwo mugabo akaba yaradusezeranyije ko nasubira hajya ku kazi azodutwara turategereza burira noneho twama dutangira urugendo rwo muri prison noneho umuntu akaba atangira kuburira umuntu ari muri prison buraca ari muri prison buraca ese mwawe n'ibibazo mbanza guteta muri prison kaza ashaka kwiriza uwacu akambwira ati ntaguteta ntaguteta afungirwa umugabo n'undi kabwira ati mana yanjye ku ibintu ndabivamo kweli n'umukobwa ndaza kumenyera naho tukaba twegereye nyine urusengero i Burundi basengeramo gatatu abayumbe hagera kwa gatatu bagakubita isirimbo muri mahanga mutakama yumva yabomora prison nyine akaja gutarama nkoze se yago kubitira umukunga nyine ukama wumva muva muri nonse twihuta cyane reka dusimbukira ahantu ni gute bakuye mu gihugu cy'u Burundi babajana muri Kongo mu gihugu cy'u Burundi mu buryo bwihuse ugira vuba cyane tugire vuba muri prison twamaze nk'amayingabije niyo twamazemo bahita nyine bafata umwanzuro wo kudusubiza mu gihugu mwaturutsemo muri Kongo ariko n'uwo mugabo waje nyine kubacungura niwe waje kudukura muri ico kigo ikibazo cyacu cyari ko cyumvikana nta kibazo twari dufite bakaba twita ba M23 je imbunda nirangiza gusa nta gisoda nigeze naje ku ishuri nk'abandi bose nyine n'uwo twari twaje ku ishuri nyine twahuye n'umuntu mubi abantu bose siko baba bafite imitima mibi siko abantu batekereza ibintu kimwe nubwo bavuga intambara za Kongo abantu bashigikiye abantu ko badashobora gupfa bababazwa nuko abantu barimo kwicwa twebwe leta y'u Burundi nyine ntacyo yari dufiteho kibi n'uwo muntu ni n'umukoloneli uwo mugabo niwe wari ushaka kuturimbura tuzomureka amatara y'umuventura niko bimeze yari ashaka nyine kutugirira nabi ariko nyine biri aho ngaho turafata umwanya wo gushimira ari umugabo mwene wacu w'umusama witwa Isaki witwa Isaki ni ukuri wa mugabo wakoze ibintu tutazibagirwa wakoze ibintu bidasanzwe ni ukuri icyo kintu wakoze Imana izaguhe umugisha iyo minsi yose twamaze kuri perezida yakaza hirirwa mu gitondo akayirirwa akaza akatugurira amata za kapati tukamwa kabisa umugabo ni ukubahwa atwitaho abasama n'imfura cyane abasama narabonye umusama iyo atigize gito akaba umugabo nyamugabo azakora ibikorwa byiza kabisa ni ukuri turabashimira abantu batwitayeho reka barimo ushimira abantu bose bakugiriye neza muri gereza ese uratekereza ko wenda umuntu wakugiriye neza just ariwo muntu wakuzirikana kuruta abandi ni gute ubifata ko uwo muntu ari wenyine waza kubarira muri gereza akabitaho ese niwo muntu wari uri hafi mu basama bose ni wowe bwitange uwo mugabo yakugaragarije ugereranyije n'abandi bari bari aho ngaho nyine yakoze ubwitange budasanzwe yakoze nyine ikintu kidasanzwe nyine abandi basama nyine bari bahari abazaga nyine kutureba bari bahari
hari abaturebye nabo kwa ujya muhungu nyine twari kumwe nabo baraturebye baratugaburira nabo batwitayeho cyane namwe turabashimiye cyane mwakoze ikintu gitangaje cyane twatinze reka dukomeze ahantu babajana muri Kongo bagize ikihe gitekerezo cyo kubatwara muri Kongo kandi baraje kwigamo mu Burundi nk'uko naje noza kwigana mu Rwanda cyangwa noja mu Rwanda higa ni gute bagize igitekerezo cyo kubagarura mu M23 kandi muri M23 tutari M23 none nyine ibintu byose byari kuri uwo mugabo niba sinzi ukuntu yabigenjeje yarashaka kudukuraho yarashaka kutwica biba ngombwa ko afata atekereza yatwicira ari Burundi tibyamuhirira aravuga ati ikivi yamenye ko hari abagizi ba nabi reka tuboherezeyo bazaga kwicwa n'abene wabo n'abariya bazarendo nuko turagenda hari ku munsi wa n'iposho tubona araje rero habaye ku munsi wa gatanu saa kumi n'imwe tubona bamugabo araje ati ni mutahe akaba ari umujenerali wo kuri iyo nani